ndakubitwa ndasaduka hanyuma ndahambarira mpambarira inyindi umugabo agaparika ava mu modoka bukeya hinjira muri korari bagakoma amashyi ndi mu bantu bahakubitiwe ndahasebera ndahasabira sabiriza umwaka n'amezi Kigali ndayiziwe mubakira izina bingoye ndarikoragoza ndihera mu mizi mvugisha ukuri mvuga Imana ngeze hejuru baramponda ndongeye ndisuganije naje babwire ngo ajaje. Uyu mugore witwaga ndashaka ko tumuganiraho tukavanamo intego ivuga ngo ikintu umaze igihe ucigatiye Imana igihe izina, Imana igihe izina, Imana igihe izina, Imana ikurengere imyaka umaze y'uruzerero iramaze, Imana igushoboze igutandukanye n'ibyagushutse bikagucikiza ibintu bitagira izina bitagira n'ishusho. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima, hari impamvu nyinshi zanteye gushima. Reka tuganire ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Itangiriro ibice 21. Ndi mu bantu bakunda ijambo cyane. Ibice 21 duhere ku murongo waho wa 14. Itangiriro ibice 24 umurongo waho wa 14 naho ngaho ushaka ko dusoma, hanyuma turaza kuvuga gake cyane no kuri rya jambo rifite umutwe w'intego y'uyu munsi wa none. Abrahamu azinduka kare twahageze. Itangiriro ni igitabo cya mbere mama. Sinzi ko ahantu muri kujya ariho rwose. Itangiriro ni igitabo cya mbere kibanziriza Bibiliya, va mu byayishuga ruke inyuma. Uramuntu uko ari kure koko. Mwangiye 21:14 haravuga ngo Abrahamu azinduka kare yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda cakaronga aho hantu, avayo arazerera mu butayu bw'i Berishiba. Ya mvumba ishyiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyayo, aragenda yicara amwerekeye, amuha intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. 17 Imana yumva ijwi, Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Ariko bari we aba bantu barabatije bose cyangwa usanga abantu basaga ari ugahanga gusa, ariko harimo abantu bagiye mu mazi. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Cyangwa Imana uyu munsi ikumva ijwi ryawe mama, ikumva ijwi ryawe papa, ikumva ijwi ryawe wa musore, ikumva ijwi ryawe. Nafashijwe gihozo cyiza cyane, sindi bugutegereza kuko nitwararanye nabwirwa n'icyo uvuye ko umuntu ahavuye ariho wamuha ibyicaro. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, marayika w'Imana ari mu ijuru. Ese uyu munsi marayika ari mu ijuru cyangwa ntawe uhari? Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza tubaye ute Hagari, witinya, umva ijambo riryoshye, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu. Haguruka. Yego. Umva amagambo. Haguruka. Ndafashijwe we. Haguruka muri ubwo buzima urimo. Haguruka aho hantu mazigiye. Haguruka abandi babushize. Haguruka. Mwahagaze mumeze. Yego. Tarosti foda. Bana ndagusabye mundengere mva ahantu amahoro. Gira gute? Haguruka abantu baguteretse, haguruka abantu bakureberera,
haguruka abantu bagushize, haguruka iminsi yagutegetse. Lola zakotase vodemora. Nakomeje gusoma mugihagaze wahagurutse, haguruka mu gisuzuguri, haguruka mu butayu ariko wahagurutse mu bushobera ariko haguruka mu burwayi, haguruka byutsa umuhungu umufata amaboko. Umva ijambo nagendereye, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Ngomba Bibiliya mwicare soma ijambo. Amen. Wahagurutse, hari ibintu wahagurukanye, hari ahantu wahagurutse rata. Mana ifashe bane n'abarokore bazi gukurikira ijambo. Njyewe iyo mukunze ijambo mpita nigarura nta n'unumiye, ariko iyo mbonye nta kivamo ntabwo nakwirirwa nza kuruhira ubusa. Mva uko Bibiliya ivugira ngo nubona batakwemera ukabona urarivuze niba ryumvise uzarijyana ahandi. Imana ifashe muri somo waretse gusoma mukobwa. Jewe nimumenera amavuta arera. Kandi niba ari ikintu nabonye kiryoha vuga ngo kagira inkuru. Ni umwigisha kwigisha umwegereye. Iyo ugiye kureye namukurikira ibiri kuhabera. Ubu hagati yawe ko hari intebe watambutse ukanyegera. Ibihe mfite biraza kugusaba kunyegera ntabigusabye. Wakwimutse ugifite umwanya muri ibyo mubiki. Bintu kugira ngo bigufateho nuko wegera umuntu uri kubivuga. Ntibazakubeshe ibi bintu kugira ngo byemere bigusaba icyambere numbira, ndeba, kurikira, hanyuma uko bivuga bigenda byicomeka mu mutima bigakora akazi. Nafashijwe. Talose ko talasa kodebari. Shawode more gastifo. Ndi mu bagore bakubitiwe i Kigali, ndahakurira, ndahashakira, ndaharira, mpambarira imyenda y'amabaze, mpinduka superstar. Umugabo wanjye agaparika imodoka ku rusengero, ndabeshya nshimiye we na Sere. Turabizi. Agenda bavuga amazina y'abazakubitirwa namwe bazabakubita. Iyo mamuze murabyumva. Amwahihishisha. Ndakubitwa, ndasaduka, hanyuma ndahambarira, mpambarira inyindi. Umugabo agaparika ava mu modoka bukeya, hinjira muri korari bagakoma amashyi. Ndi mu bantu bahakubitiwe, ndahasebera, ndahasabira, sabiriza umwaka n'amezi. Kigali ndayiziwe, mubakira izina bingoye, ndarikoragoza ndihera mu mizi, mvugisha ukuri mvuga Imana. Ngeze hejuru baramponda, ndongeye ndisuganije naje babwire ngo ajaje. Ninda guhaguruka, ninda no kwemera nicyo nemende. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Uyu mujyi mubona murimo turimo muzi cyane. Kigali nyizi sirimutse, nyizi se, nyizi radio zivuga, nyizi YouTube zivuga. Ubwo surambaza iki? Urambaza icyo wahita mwivugira ijambo. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Buriye tuvuge ngo amen. Umuntu unyegereye nubona atikiriza umuhaguruka iruhande, kugira ngo nze kubona icyo nsengera. Wabona ari ufite nyabingi, umuhunge kugira ngo aze gusigara wenyine mbona uko mpangana nawe. Amen. Tuvuge ngo amen. Uyu mugore witwaga, ndashaka ko tumuganiraho tukavanamo intego ivuga ngo ikintu umaze igihe ucigatiye. Imana igihe izina, Imana igihe izina, Imana igihe izina. Kubana nacyo kitagira izina nta hantu na hamwe cyakugeza. Imana igihe izina. Bibiliya itubwiye kuri uyu mugore, iyo utangiye neza gusoma iki gice usanga uyu muryango urimo Aburahamu na Sara. Bibiliya iravuga ngo Imana yabwiye Aburahamu akiri iwabo, iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu uze mu gihugu nzakwereka. Ukurikije, nzamuhindura ubwoko.
nyuma agera igihe cyo gushaka, arashaka ategereza urubyaro araheba. Bibiliya iravuga ngo igihe kigeze uko imyaka igenda ishira, uyu mugore waramubwira ngo ntabwo byakwemera, gerageza ubu tuvugane imihango yahagaze. Dufite ibintu bifite ibimenyetso bitwereka ko bitacyemeye. Aramubwira ngo ntibigikunze, nta bimenyetso n'ibihamya, no mu gihugu nta muntu urabyara atakijya mu mihango. None fasha, ngize umugisha asanze dufite umukozi, kandi nkurikije uko tumuhemba neza namutegeka agakora icyo shaka. Mbako gasuzuguro. Hari ubuzima ubamo bitewe nuko baguhemba, bakagukoresha icyo nari mvuze ngo baramubwira ngo nta handi inzira zava uretse kugira ngo uyu mukobwa uba muri uru rugo atubyarire. Bibiliya ivuga ngo babiganiraho na Aburahamu, ariko kuko Aburahamu yari umukiranutsi, iyo ukurikiye kino kiganiro usanga nta bintu byinshi yavugaga, ntabwo yigeze abyemeza cyangwa ngo abihakane, ariko yarabikoze. Hanyuma Sara rero yari umugore udasanzwe. Uyu mugore ntasanzwe, ntabwo aba muri Kigali. Umugore ugutiza umugabo akanabihagararaho. Ize ko mbana mu ndebe. Umugore ukubwira ati jewe ndamugutiza nanahagarare rwose. Abwira ati imyaka tubanye nahisemo kuguremba ikintu kiruta ibindi muri uru rugo, ndamuremba umugabo kandi wanjye. Hagayi kubera imiruho, munyumve neza umurikire, ntiyasobanukirwa icyo amubwiye, ahubwo yikiriza ibyo nyirabuja avuze, kuko yabaga munsi y'ukuboko kwe. Umva impamvu mvuze iki kintu. Iyo aza kugira ubwenge aba yagiranye amasezerano na Sara, akamubwira ati mbere y'uko uniza umugabo tubyemeranwe ko uzamuma burundu cyangwa uzajya umuniza rimwe na rimwe. Ariko kubera ubujiji bwa Hagayi ashiduka yemeye ngo agenda nk'inka bashoreye. Sara ahagarara ku cyumba aravuga ati Aburahamu, nubwo twemeranyije ibi bintu, ugiye gutera inda Hagayi. Ugiye Aburahamu? Aburahamu yavugaga amagambo make ati ni ugutera inda. Uretse Aburahamu, uretse kugenda, ugiye nyine twavuganye ko ngiye gutera inda. Aburahamu tubyumvikane, hari indi jambo wongera, nta santima, nta uri mwiza, nta uzambera umugore, utagira ijambo nari murebe, ni ugutera umugore. Mana we, vuga ngo mbega umugore. Arabati n'ikimenyimenyi, ndaba ndi ku muryango, niho yari ari. Arahagarara avuga ati ndaba mbumviriza. Uzi impamvu yamukurikiranye? Mu bwoko bw'Abisiraheli kugirana isezerano n'umuntu ukoresheje umunwa cyari ikimenyetso gikomeye gikurikiranwa n'Imana, kandi n'uyu munsi niko biri. Ubu abantu badindijwe n'amasezerano bagiranye n'abantu bibananira kuyakurikiza. Ntabwo mubyumvise? Aya masezerano mu bwoko bw'Abisiraheli mu Baheburayo ni ikintu gikomeye. Aramubwira ngo ndabyumva neza, mugiye kuryama ariko n'uguterana inda gusa, ntugire ijambo urenzaho. Ni nako byagenze. Ahagarara ku muryango, baterana inda koko, mureke mbabazi, baterana inda Imana yari iri Igo biva muri biganiro byose bagize, Imana yari ihari. Pega ngo turakubitwa ihari, mbega ngo turahondagurwa ihari, burya ishomera ihari. Imana yari iri kuri tere nayo, ndetse ikurikirana ijambo Sara avuze, koko baterana inda. Mu bwoko bw'Abisiraheli kubyara umuhungu cyabaga ari ikintu gikomeye, ibaha umwana w'umuhungu. Ndashaka ko dusoza, tugeze aha hantu ndashaka ko dusoza. Ngo baratwita baranabyara, ngo bamare kubyara Hagayi akomeza konsa umwana ariko udafite amasezerano, akomeza gukikira umwana ariko udafite amakuru, akomeza kwicara mu rugo ariko rudafite amakuru, akomeza kwicara mu iduka ariko ridafite amakuru, agumana visa yahawe n'abantu ariko idafite amakuru. Haleluya! Ntabwo wanyumva. Akomeza
barakomeza kwicara mu rukundo ruragenda rumara imyaka. Yitwa fiance, yitwa shumbe, beshu, shushu. Barakomeza baramushushuza ariko bitafite amakuru, bitagira ishusho. Ubu abantu benshi ibintu byabo byasenyutse kuko nta shusho byari bifite. Umugore arabyara aronsa, ngo akimara kubyara isaha yo gusohoza isezerano ryo kwa Aburahamu ibirageze. Munyumvire we ngo birazira rimwe. Igeze nyamugore aricara imarosa ziko ari we wabyaye. Mu minota 3 Sara batangiye kuruka. Mukecuru umeze utya abararutse abarasesemwe, yikoza hirya kwa muganga bamukoreye teste numbaza uko bazikoraga, atashya asanga yatwise. Yageze mu rugo aragara ahindura system, aricara ukugura gushyira hariya n'ukunda gushyira hariya, akajya yihungiza akayaga. Aburahamu rero yinjira agira ngo mu rugo harimo Ishimayeli, naho kumbi ibintu byasobanutse. Araje ahageze asanga Sara ameze atya, arimo arihungiza. Ati se bimeze bite shushu? Ati nta byashushu. Ubu tuvugana agira ibipapuro mvuye kwa muganga. Muganga yambwiye ngo nintindana na Hagayi indiravamo. Nagira ngo mwibutse uyu uri kuvuga gutya ni wa wundi wabwiye Sara abwira Hagayi ngo genda utwite umwana tuzamukurira. Imana igufashe betostifo, igufashe igutandukanye n'ibyagushutse bikagucikiza ibintu bitagira izina. Haleluya. Imana ikurengere, imyaka umaze y'uruzererero iramaze. Imana igushoboze igutandukanye n'ibyagushutse bikagucikiza ibintu bitagira izina, bitagira n'ishusho. Yatwise ndahita mubwira ati tworoherane. Muganga yanyandikiye imiti ivuga ko Hagayi naguma hinda ivamo. Kabiri, usome neza Aburahamu, Imana yatubwiye ko nzabyara. Ibaze amushuka ngo bajye kumutera inda, yari yibagiwe ko Imana yababwiye ko bazabyara rap. Aramubwira ati rero mbare 3. Nababwiye ko Aburahamu yari umukiranutsi. Aho hantu iyo hasomye ubona amagambo yasubije ari 3. Byaramucanze bimunanira kugira icyo avuga, ariko Sara arakomeza aravuga guhera mu gitondo. Urumva umugore wasamye yaravugaga koko. Umugore wasamye abatandukanye n'utarasama. Tuvuge ngo mbese sinabyaye simbizi, uzi gusama kasama ukenewe have sigirayo. Suka ibiryo biguhumure batarabiteka. Uzi uko baramukazi bakunukira bari icyangugu kubera gusama nyine umwana akenewe ngo barimo baramuhumurira. Tuze ubumvishije ati nyine bari icyangugu ariko impumuro yabo iri kuza kubera umwana nyine wasamye arakenewe. Aratwita agera urwego Bibiliya ivuga ngo nuko akomeza kubibwira Aburahamu. Aburahamu abuze uko agira, afata umwanzuro ariko atarawufata. Imana yayindi yazanye yanda muraho. Unyumvire nawe twica imbere niyo waje gusobanurira gusobanurira ibyayo. Hari ibintu ijya yemera ikanabihagararamo bikaba, kajya ugira ngo yari yazindutse. Wakwibaza ngo koko Hagayi ko bari bamutunguye katakundanye na Aburahamu, ko nta firingi yariye, ko nta iraviyu yariye. Nk'ubu koko yabyemereye iki ko Hagayi atwite yimugira ingumba ku kana, ariko Imana ibyemera. Uwo munsi rero Aburahamu ngo arimo abitekerezaho. Imana nyir'igihugu cyo mu ijuru iyo twaje gusenga igiye gukora ikintu gikomeye muri iri teraniro, igambiriye gusohoza ikintu uyu munsi, irahaguruka iraza isanga Aburahamu iramubwira ati mbare 3 ibyo Sara avuga nibyo. Irukana inshoreke, ntabwo yaracyitwa umugore, nta nubwo yaracyitwa umukozi. Irukana iki kanya gato kandi ntugatinda ahantu utitiwe izina. Abantu bari hehe ko iyo wiswe izina utambuka ahantu ariko ntutinda
mutindana nabo mutindanye burya baguhimba ryari ni wari usangaho ako muri hehe haleluya iyo tindanye nabo baravuga tuyuse si wawe ndi witwaga bakarizana wowe hace gusa ubemeze ko ryahindutse ariko twateye haleluya umugore yahise akubita umwana mu mugongo asubira kwa Sara aheteye. Sara amubonye ati we ugarutse hano kugira uti ntabwo uzi ko ndi gucira, aramubwira ati nta kintu njya gushaka ngaha kuko uyu mbetse nawe yitwa ubwoko, narinje kukubwira ko nawe yahinduriwe izina, narinje kukubwira ko cya cyiciro mwambariragamo cyahindutse. Ariko bite byawe kira umva haleluya binaryo iyo usubiye ahantu witiwe amazina mabi ukababwira ko izina ryawe ryagize gute. Ese Imana iguhindurira izina? Imana iguhindurira izina? Kandi uzaperereza Imana ihinduye izina, ihindura na stati, ihindura n'ubuzima, ihindura ibintu, ihindura imivukire. Uzi uko Imana iguhindurira izina ikaguha amarene mushya. Wacera nyine ubwo washaje. Hari ukuntu wacera kubona mu bibazo agahita guhunga. Ngenda baza gira bamarene benshi umfite mushya kandi afashe neza sibyo? Urabona nakeye marene sha bose wacera ni hehe koko izina ryahindutse. Izina rihindutse Imana iguhindurira ababyeyi birakokoma. Iyi izina rihindutse n'inshuti muri telefone zirahinduka, uganira n'abantu muringaniye ibitekerezo mujyanamo baba bakurenzeho wigiraho ibintu nabo wigisha bo baba bake kandi ukabaha n'umwanya mukeya. Abo kwigisha nyine ubaha umwanya muto kubera ko uzi ko utuntu uzi ari duke ntabwo watubamariraho, wakozaho utuntu duke utuntu ukabwira uti nzabigisha ikindi gihembwe. Haleluya. Ariko na haleluya urashaka ko iguhindurira izina cyangwa ukomeza witwe Mukamana? Imana irihindure. Iyi rihinduye ikwimura no muri karitsiye, ariko aba bantu barahari cyangwa ntabahari. Iyi rihinduye ikwimura muri karitsiye ikagutuza mu yindi. Ntabwo ari wowe wiyimura, irakwimura kuko izi ko ahantu uri izina ryaho ridasa naho wari uri. Iyi kwimuye muri karitsiye ibigusohoye mu bitaro, iyi kwimuye muri karitsiye ibigusohoye mu buryo bwabo mwagendamo, iyi kwimuye muri karitsiye imihahire irahinduka. Ariko mbega abantu tukuganiriza we, iyi kwimuye muri karitsiye uva mu isoko mu nyenyezi Kimene ukagurira muri alimentation. Uzi uko Imana iguhindurira stati neza, yahinduye ubuzima bwawe. Umugati wa sendisi ukaba utawiteza, teka reka ugura uyu wa bibiri nk'abandi bose, kandi wa bibiri urimo amata, urimo ntuze amata siyo miliki ntu wewe isi Cyongereza nibyo nsoma nyine nibyo na shuga sibyo? Iyo kwemera muri stati Imana yihinduye ubuzima bwawe igahindura izina, uhaye ahantu bashyizemo miliki bizira rimwe. Bahereza umwana umugati ukamubwira ko harimo n'amata, wiriwe neza kamwe tumunyweye midomo mwe. Haleluya. Wimuye uhahira rimwe nk'abandi. Abantu ntumbishe basigaye bivugisha ngo haba uhahira rimwe, namwe ndamujye mubyumva, haba uhahira stoke n'uhaye ikiro kimwe cy'umuceri n'uhaye irobe y'isukari ngo byose biba bingana. Nibyo ngo mwese ngo muri uyu muceri yego arawe yego bagushuka nawe witereremo ngo naguze irobe ngo tunyweye kimwe. Ubwo umuntu usize mu duhika agasubizayo kubika akadaha mu mufuka we murahuye. Iriko mwikumisha mu butindi ntabwo tuba duhuye ratamana, ujye uduterekera imifuka natwe tudahe. Uzi ko niyo uyinyweye ari irobo imanuka mu muhogo wumva bashyizemo nyinshi. Nk'ubu yari irobo kera nyigura abana bashyiragamo bati mushyiremo gakeya we ejo muzongera muyiteke, bakayimanura mu nda nayivugiyeho. Ariko iyo badashye mu mufuka nta jambo nongeraho. Nguriye umuceri kiro ngo niko ngo rero ngo ni muri Imana yaratugaburiye mukaza mukibeshyera. Hari abantu biteretse ahantu biyimura muri Egiputa bitereka ikanani bataragerayo. Ngo rene se nguguze ibiro bibiri ngo nuzifite muri firigo ngo nanjye uguze ikiro ngo niduhuye. Ariko ubwo reka mbabaze ko nkunda akaboga
ikiro cy'inyama wagikaranze n'ibiro 3 birangana. Ba mama ni musubize birangana. No mwisafura n'ibihumura kimwe di ujye mworoshya ibintu. N'isosi ntabwo ibisa. Umushe tuva ko isosi yo mu kiro niyo mu biro 3 ariko ko nzivuze muri buzirya ijoro. Kubanziriza inyama ndi buzirya hari. Ntabwo bingana. Niko ba mama ngo mutere haleluya ngo Uwiteka yaratwambitse ngo wambaye musazi ngo n'uwambaye superi ngo tumeze kimwe ngo zamura amaboko nawe ukayazamura bagushuke. Ntabwo inongo ziba zingana. Uwakase mu biro 3 akata ntacyo yishisha ariko ukase mu kiro kimwe abari umubare w'abantu bahari n'ejo uko bazaziryaho. Hari uwo numvishije bavuze ngo Uwiteka arahaha turebe tumusure ko stock iriyo ubwo nukuvuga ngo ntago ari gukata ku robo sibyo hata buriya yaraza ahantu bimugeze ibintu byo guhabwa kamwe nakakabona bidanya ari danje uzuko wiyarurira mu isoro y'umuntu amerwa akakwica kwicaranye n'abantu je niyo mpamvu narabivuze kandi ndashima Imana ko abantu babyumvise ko wavuye muri telefone abantu barabyumvishije nta muntu ujya nsura ngewe gunzanira ubuntu bw'ubusutasi ngo warasirimutse ngo warakize uzuherekeranye ubuntu bw'ubukono ntazi mugara n'ikoroboyi ko mukozi w'Imana gasuka nta mirongo ugira mu gikari iyo ubuzubura n'ijaka aso ubuhamya bwate ntabwo mubuzi ntabwo muzabona vuba urama muri ubwo bukinuze wabuhaye abavuye kwiga kaminuza ko babugoye kuva kera babashuke rero nawe bazanye itasi urangira ushima Imana haleluya ndashima Imana ko yamereye mu itasi wahaze wowe ubure igikombe cya plastique mada ubure na mirongo cyangwa ubure n'ijage mu gikari wandereje ijage ngahuze haleluya hajya nihoreza ninywesha kubura kandi iyo uhaye umuntu batize mu kigeregezo cy'ubukene kirazira kurya umurebe bimwihaye by'abasirimu abasirimu mwe duturanye turariyanye ni mutugaburira mujya muva muri saro mujya mu gikari siko umuntu kumeza umubwira uti bamwiyeranje ndaje umusige yiyeranje atamirikira y'uko gitamiriwe akizingane n'inyama y'uko kumwabagira neza ugaruka gusabira umugisha urebe mu mugisha nawubyimba ashingiye kuri sotariya wowe tora sego dene fode kiri wakane ndagaruka ntabwo ndigutuye wakane uyu ni batumire n'ijuza amen mushumba yabyemeje niki ababyemeye tugire guca debye muzararike abo bagore ngo babwire baze baganiriza ijambo ry'Imana urigira umusirimu ubeshya mu biki kwaburiye umuntu amaze igihe kinini ashonje uje kumwicara imbere mwari muri aho iyo ngeri mu gusura mubwira iki uramubaza iki ariyongera umureba hariyongera umureba nabi hariyongera guteze wowe mubwira uti wowe wigaburira ndaje wikoze mu gikoni ukinga inzugi zose yumve wazikinze yegera inyama ayatake ashyiramo isukari uyika ashaka nasoza kunywa uraza gusanga ikimenyetso muhaye kugira ngo umenye ko byaciyemo araba ari kubira ibyuya uhita umubwira uti nsabira umugisha urebe ngara wataka akawuvimuza vuga ati muri uru rugo ntiyakabura ibiryo abashingiye ko yasanze ibiryo bihana ariko nurahanga neza uri kudutumira wakwitonze umuntu uramusuye aratangiye mujye mushyiramo isukari nkeya muri itera diyabete serero gutumya amahugurwa uraduhugura iby'ubuzima ibyo by'isukari itera diyabete k'ibi wawe ubu ninde munyamasengesho warwaye diyabete washyiramo ibibyuya tumira ugashyiramo imbyino dushyiramo warangiza ukarwara diyabete uyikuye isukari kuyiboneza Imana iguteguriye kiri cyane mubwira n'ibiki Imana iramwe ngikubitiye karande ebyiri zo mu muryango zituma nta kintu na kimwe mugeraho Imana iramwe ngo amaboko yawe guhera no irayakirije kabiri Imana igoye agakiza gafatika n'ukuri niko Imana ivuze gatatu uzaba umuririmbyi hagarara mu murimo Imana izakurwanaho impfu Imana yagukuyeho ni nyinshi kugira ngo ikongerere iminsi yo kurama
kirazaza ririmbe, Imana imwicira umwako, imikureho imikoshi, ureke biriya wubatse ntabyo ugira, ahubwo Imana nikubake uzabona uko wubaka. Ubwo ngo ntabwo waza gutura nkakwaturaraho umugisha muri akanuye. Murekera vuba, Imana iguha umugisha kandi Imana iringaniza ibitaringani. Hari ibintu Imana irebaho, hari ibintu bitatu Imana ikoze. Icya mbere, ikumeneye urweso wari umaranye igihe rudafite izina, uri mu bantu Imana ihaye izina rishya muri iri teraniro. Kabiri, kubera ukuntu ukunda umurimo, Imana iguha akazi gafatika. Imana iguha akazi kandi aka kazi kazatuma umenyekana. Uramenye nugera iyo hejuru uzajya unyibuka nanjye ko nahanuye. Ufite ukuntu mugerayo simenye ko mwagezeyo. Haleluya! Kandi kuba mu murimo hari igini Imana yakwiciye. Haguruka manuke. Hari umwuka Imana yagukuyeho, hari imbaraga zaguteraga, hari ahantu wari warashyizwe, ariko Imana iramwe ngo kubera kuba mu murimo none nagukuyeyo. Imana yagukuyeyo. Mana wenda ndabizi Tujye kwa Amena. Uyu munsi warakize, uri muzima. Jya wiyamini uri muzima. Ubuzima bwawe Imana irawufite kandi ntabwo bazongera n'umusore kukoherezaho imbaraga ngo zigufate. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga. Ibintu utunze bifite izina. Ahantu uri bifite izina. Munarirwa yiruka bagafite fiyanse, urase n'ubu. Munarirwa bafite ubukwe bwa hehe, bantu umenye ufite izina. Hari ikintu Imana yavuganye, hari amazina Imana yaguhindu. Ufite akazi, n'akazi karimo kuva Imana itakazi biranibira kanejo bakwirukana, ariko akazi Imana yavuze ko ibashinga igiti ikakaryamaho. Haleluya! Ikakaryamaho kugeza no mu nsengero dusengera, hari igihe usanga uri bari kudahari, usanga umuntu abaririrwa ahantu ariko atari Imana imubarira. Waba ufite urwangaro n'umuzimu, kwiye kumenya ahantu uri, Imana ikamenya ko ari uri. Murahari cyangwa ntabwo muhari? Ukava mu kavuyo, ukava mu kajagari, iyo bitabaye ibyo witwa inzererezi. Niyo mpamvu ubona abadayimoni na ruhurura yose zikamuhururana. Inihura nawe uri mukebereza aho mu mihanda, abandi bari mu rwuri. Tugiye gusenga, sengera abantu nka 5 bari 7 ariko kangabanye, sengera 5 nibiza nabyo ndabivuga. Shaka gusengera umuntu umaze igihe kinini mu kavuyo, umutwe w'ibiteraniro uravuga ngo uvunagura azamukiye imbere yawe. Komera ku gihome. Reka mbabwire, uvunagura si bo baje kuvunagura, ahubwo azamuwe no kuvunagura ibintu byagutangiraga bigatuma utinjira mu isezerano. Azamuwe no kuvunagura urukuta rwari ruri imbere yawe rukamutandukanya n'Imana. Niba ubishaka Imana irabivunagura, niba utabishaka urabiheramo. Tugiye gusenga, shaka gusengera abantu nka 5 niruka. Umuntu wa mbere ni umuntu ushaka imbabazi z'Imana, akavuga ngo maze igihe kinini niruka inyuma y'ibintu bitagira izina, ndashaka ko Imana imbaraga zinesha icyaha n'igisa nacyo. Nuko zamura ikiganza, twagiye. Nuko bimeze, ntabwo nyagira umwuka wo kwinginga, nanjye nakaya nabonye. Tabaho ubuhamya n'ingaruka ejo bundi kuwa kane, babwira ubuzima nanyuzemo, muzasanga nta rukundo agiye nkupitwa, none ngeze mu murimo barahonda bakubitira no mu mavi. Rero ino nta hantu nigeze mbona keya naniyo nzaguha ngo turakwinginze, ngo turaguhendahenze, ngo bitekerezeho, ngo byiyumvemo. Ntacyo wiyumvamo. Ndavuze ngo umuntu ushaka imbabazi azamure. Full stop. Ibintu biba bimeze, ibintu by'Imana ni ku isoko, iyo utinze bitura undi. Haguruka mu mwanya we twisengera. Haguruka urazikeneye, haguruka ukeneye ko Imana iguhindura amazina, ikwandika mu gitabo cy'ubugingo, igukure mu gitabo cy'urupfu. Banze wandikwe past fota. Umva ukuntu Imana yambwiye, wewe wicaye inyuma y'uwo zamura niba ko babibonye kare wari kubwira wewe wari neza. Yego, Imana yambwiye ngukuyeho urupfu rutunguranye, ikurinda umwuka wo gukenyuka. Abadayimoni bari kuzerera mu muryango bashaka uwo bakenyura, ariko Imana uri kuri
kuririmba Imana yambwiye ngo mubwire ngo imurinze urupfu tunguranye. Kandi warugiye ariko mu murimo nimushake muhatinde ahanga ni ubwizigame bwacu buba. Mibyizi yacu Imana igiye yiruka ikaturengera. Mibyizi dutakaza hano mu nzu y'Imana, Imana igiye yiruka ikaturengera. Tasopita elase God ndikwibaza aba bantu ko ari benshi ariko Imana irambye ngo babwire bapfukame mwegere hino mupfukame, mwegere hino mupfukame twisengere, mwegere hino mupfukame twisengere. Kuko umuntu ugiye kwandikwa mu gitabo ubuzima waba utegereje, amahirwe waba utegereje, umugisha waba utegereje, udafite izina, udafite icyerekezo, udafite ejo hazaza, ntacyo byaba bimaze. Shaka gusengana n'umuntu umaze igihe kinini yibwira ko yamaze kugwa, yahuye n'ibikomere niko Imana iri kumbwira, bigera igihe yumva zinutswe Imana ndetse azinukwa n'umurimo w'Imana. Tambuka nawe tugusengere. Nicyo ngicyo mvuze. Nutiyumva urorere ntabyo nsubiramo. Ubure se ngo yakongera kabisa ntabyo nsubiramo. Urabizi ko wazinutswe, wahoze uhagaze, ariko ibihe wanyuzemo byatumye ukamuka. Imbaraga zirarangira. Cheneye Yesu, cheneye ko kugarukaho, cheneye kubwe. Kandi marayika ari muri biteranira arimo aragenda. Nabonye ibimenyetso. Imana yambwiye ngo tasobini for the gift. Nangira ninjiramo hano. Imana uyu munsi ndaremera abantu ubuzima. Kabiri, Imana yambwiye ngo musumbigiye kugukorera. Ufite ukuntu abantu bakujimije bagutereka ahantu, kandi urwanywa n'abantu bakomeye muri ibi bintu by'ijambo ry'Imana. Imana yambwiye ngo bagusize amabyi baragusebya ku rwego baba badashaka kuzamuka, ariko ndi imbere y'Imana n'uyu mwaka si kera. Imana igiye kugukoresha ibintu bizamanura amateleviziyo akaza kureba ibintu Imana iri kugukorera. Uri mu bantu Imana igiye gukoresha ibintu ku rwego no mu gihugu bazamenya ubuhanuzi wahanuye. Ukuri niko Imana yambwiye ngewe ngeza. Kandi ngewe sinyapfa kuva mu rugo, ndi umushomeri wo mu bintu by'ubuzima busanzwe, ndi umukozi w'Imana mu gukora murera Imana. Iyi Imana itanyemejeje n'umutima wanjye ko njya aha ntabwo njyayo. Hari n'ahantu mutazigera mumbona mu nsengero kuko Imana itanyemeje. Ariko Imana inyemeje ngo genda babisi kwiri kumwe yego. Kandi ahantu ngiye bafite Imana. Imana igiye, Imana yambwiye ngo abantu barakwibagiwe ku rwego abantu wasengeye bagubwa neza, ureke bya wivugisha ku buryo hari icyiciro uhagazemo wajya watura ikintu kikaba, ariko abantu barabyibagiwe. Imana ntabwo yabyibagiwe, yambwiye ngo iragarutse kandi igiye kongera kugukoresha ibintu bikomeye. Akanwa kawe kazajya katura ibintu Imana ihita ibikora. Imana yambwiye ngo uzirinde kugira ubuvuma, kuko abantu baguye mu kiye n'abakiri kuguye mu kira ni benshi. Uzirinde kugira ubuvuma kuko yakwangara Kigali kamubona. Hari n'abo Imana igiye gukuraho igaheha kugira ngo umurimo w'Imana uri muri wowe ugende neza. Ukuri niko Imana yambwiye. Kandi abantu bafite amashusho y'umuryango wawe, bafite amashusho y'ubuzima bwawe, hari abantu bagenda n'amashusho yacu. Imana yambwiye ngo bashyire hasi, bashyire hasi agapira, kuko agapira ni ak'Imana. Ntabwo ari ak'abantu. Niko Imana yambwiye ngende ubwa mbere kubonye. Cyangwa ngo umubwire ngo ndi Imana ije kwirwanirira. Imana igiye guhagarara ku bitugu byawe. Kabiri, Imana ikinguye ingendesha imbere yawe, kandi izo ngendo zizaba ziri mu mugisha w'Imana. Uwashaka yakwitendekaho ibihe bigihari, kuko nagenda kabiri gatatu azagaruka wowe utakiri no mu rwego rw'abo yasengera. Nyine mwebwirwamo mubona aha mukabona n'ibintu byoroshye. Ngiye mvuga ibintu nabonye, manura agace gashoboka, kubera genda umuntu w'umwiyemezi kandi pe mbivuga n'imbere y'abantu. Ntabwo nyapfa guhanurira umuntu, cyane ntabwo njya mpamagarwa ngo nzaza mu rugo mpanurire. No, ntabwo ndi wa muntu ufatwa wiboneye, neva. Ariko iyi Imana ivuze ikabisubiramo gatatu nayo irabizi. Ndakivuga icyo kintu. Imana yambwiye ngo igiye kuguhuza n'abantu. Amen. Aha waruri ku ishuri, ntabwo kurambara wisubiramo costume ko nta kintu wambaye. Imana igiye kuguha uburyo, ku buryo bigaraga mu rusengero hakanye harimo amateleviziyo arenze imwe, byaje ndimomeka ku bikuta. Nabonaga Imana iguhaye isi. Abantu waruri baragahambara
ariko ubu ngubu ugiye gusubirayo, ugiye gusubirayo. Kandi hari abantu Imana yagukuyeho bataraba umumaro ku buzima bwawe. Bareke bagende, uze ko bagiye ntabwo wambaye ntabwo urya ntabwo uyoboye. Hari abantu birirwa bikangata bikubita mu gatuza ngo ubuse ko namuretse Steve ngo azumva neza akamaro nari mufite. Nta kamaro bakugiriye, Imana niyo ikakugirira. Nabonye Imana ikwishyurira sale imyaka nk'itanu, nyuma yaho ikubakira urusengero muri uyu murwa. Muri uyu murwa n'Imana izaruhera, abantu bazamenya neza y'Imana ku buzima bwawe. Akira asengera abantu. Zamura ikiganza cyawe. Aho imbabazi zageze ibidashoboka birashoboka. Aho imbabazi z'Imana zageze umwuka wo kwangara uvaho. Aho imbabazi z'Imana zageze agahinda karashira. Uwiteka Mana